Hello everyone, muri iyi video tugiye kuba twarebera hamwe uko wa designinga YouTube banner ukoresheje telefoni yawe. YouTube banner ni aka gafoto mukunze kubona ku ma YouTube channel y'abantu, kano kaba kari hejuru. Urabona hano dufite profile picture yo kuri YouTube channel yawe. Hari andi mafoto rero ubona hano hejuru, ukabona wenda yashyizeho niba akora vlog, yashyizeho atitwa kanaka wenda akora vlog n'imbuga nkoranyambaga ze, agashyiraho wenda nimero ze se, imbuga nkoranyambaga akoresha n'ibindi bitandukanye. Iyi foto rero natwe turaza kureba uburyo tuyikora. Hari abantu benshi rero bakunze gukora ino foto cyangwa se iyi bana nyine bazashyira hano kuri YouTube channel yabo, ugasanga wamara kuyikora wayishyiraho, tuvuge niba uri gukoresha telefoni ukabona yahise ikata mezire zayo cyangwa se ukabona ntijyamo neza, ukabona hari ibintu bitari kugaragara. Kakanya rero tugiye kuba twareba mu buryo wayikora mu buryo bwiza, ukaba wayiterekamo ikagaragara kuri telefoni yawe nk'uko ureba iyi yanjye iri kugaragara. Reka dutangire rero. Aha rero ushobora kwibaza ngo dushobora kwifashisha iki? Ngewe uburyo ngiye kukwereka, hari application ngiye kuba nakwereka ushobora kuba wakoresha ukadesigninga YouTube banner yawe. Niba umenyereye kuri computer, umenyereye gukoresha za Photoshop n'izindi zitandukanye, aho ushobora kuba wibaza ngo kuri telefoni ni iyihe app nakoresha. Wowe umenyereye ibintu bya graphic design, ushobora kuba wibaza ngo ese kuri telefoni yanjye ni iyihe app nakoresha. Nujya muri Play Store uzagenda ushake app yitwa Pixelab. Ngiyi imeze gutya. Iyi app ni nziza cyane, ushobora kuyikoresha amarogo, ugakora za thumbnail n'ibindi bitandukanye. Iyi app ushobora kuyifashisha, ni app nziza cyane kuko nanjye ndayikoresha. Iyo ugiye gukora banner rero ukurikiza iki? Hari ibintu ugomba kubanza gukurikiza. Ubundi banner dore ni izimezire zayo nizo ugomba gukurikiza bitewe na device uzaba ufite na device y'umuntu uzareba channel yawe. Ni ukuvuga ngo twifashishije iri bara ry'umutuku riri hano, ni ukuvuga ngo ahangaha ni mobile na desktop minimum. Ni ukuvuga ngo text igomba kuba ifite pixel 1546 kuri 423 pixel. Ubwo ni ukuvuga ngo aka kantu k'umutuku, umuntu ufite telefone uri kukureba kuri telefone ye cyangwa se desktop ziri minimum, ni ukuvuga ngo abasha kubona ibintu biri muri iri shusho ry'umutuku. Ni hahandi rero dukunze gukora banner ugasanga wayishyiramo hari ibintu bimwe na bimwe yakatinze, nuko tuba tutakurikije ibyo bintu dushaka kwerekana ngo tubishyire mu iyi mezire itukura. Ufasha aka kantu gatukura rero ukongeraho ino bara ry'umuhondo, tuvuge wenda dukoze hano tukageza hano, tufashe umutuku tukageza mu muhondo. Ni ukuvuga ngo umuntu ufite tablet azabasha kubona iyo banner imeze gutyo. Umuntu ufite tablet uri kureba nka YouTube channel yawe afite tablet azabasha kuba yareba YouTube banner imeze gutyo. Ni ukuvuga ngo nayo rero ifite pixel nk'uko mubireba, ifite 855 kuri 423. Si ibyo gusa kandi, ni ukuvuga ngo dukomeje tukajya kuri desktop maximum, ahangaha noneho ushobora gushyiramo kano kantu kose. Uhita umuntu uzaba uri gukoresha desktop ari kuri maximum, ni ukuvuga ngo uri max azabasha kuba yabona aka kantu kose nyine kari hano. Noneho tuvuge TV display. TV display noneho ni iki kintu cyose nyine tu, yaba hano yaba mu mutuku, ni ukuvuga ngo iri shusho ryose. Ni ukuvuga ngo umuntu uri kukurebera kuri TV ari kureba kuri channel yawe nayigeraho, ni ukuvuga ngo azabona iri shusho ryose riri hano mu bururu, mu mutuku, mu muhondo. Ni ukuvuga ngo iri shusho rizabasha kuzamo. Ni ukuvuga ngo rero nayo ifite pixel 2560 ku 1440. Ubwo ni ukuvuga ngo bitewe ubundi
na device umuntu ari gukoresha areba channel yawe. Ni ukuvuga ngo YouTube banner yawe ishobora kugaragara bitandukanye. Ubu rero tugiye kuba twayikora, tuze kureba uburyo hagaragara aka kantu ko kuri phone, ku buryo umuntu uri kuri phone ashobora kureba YouTube banner ukayiterekamo neza bikabasha kuba byagaragara. Fungura Pixelab yawe ya app nababwiye. Iyi app ni nziza cyane. Niba utajya kuyikoresha ukaba ufite telefoni umenyereye ibintu bya graphic design ubizi neza, iyi app cyo nakubwira ko iyi app ni app nziza cyane. Ukifungura rero ibimeze gutya, ukora iki rero? Uhita uza hano ugahita numukora kwa kakamenyetso uzajya kuri image size. Nujya kuri image size uzajya hano handitse custom cyangwa se preset custom, ujya hano handitse YouTube banner nkuko twabonye ibifite za size, ubundi ukore kuri OK. Ubu ni ukuvuga ngo hagiyemo YouTube banner yacu ifite size zingana kuriya. Uzahita ukora iki rero? Uzaza ujye hano hari akamenyetso ko guteranya. Nujya hari akamenyetso ko guteranya uzaza ujye hano ngo from gallery, uze ushyiremo ifoto twateguye. Hari ifoto nateguye ikurikije mesure, ngo nzemeza. Ngo mu gihe ya foto ikiri selected uzakora iki? Uzahita uza ukore hano kwa kakamenyetso. Numara gukoraho uzahita ujya hano handitse relative size. Numara gukora kuri relative size ni ukuvuga ngo aka kantu uzakarambura. Utu tuntu tw'utugero turi hano nuturambura, ni ukuvuga ngo iya foto yawe izahita ikwiramo yose. Nimara gukwiramo wemeza hano hejuru. Numara kwemeza hano hejuru urabona ko ya foto yacu ifite za mesure nyine nkuko twabirebaga. Uzakora iki rero? Uzaza ujye hano hejuru. Numara kujya hano hejuru hariya hari akamenyetso k'utuzu, ujye hano. Ni ukuvuga ngo tugiye kuba twafata izi mesure z'aka gafoto kugira ngo tuze gukora thumbnail imeze neza. Ni ukuvuga ngo rero utuntu tw'uturongo uzagenda udupurasa ahantu ushaka gukoresha iyo shusho yawe. Ni ukuvuga ngo n'aha ngaha rero ndaza ngashyiremo hano n'aka ngaka ka hano. Inze ngashyire hano. Nukuvuga ngo uturongo udashaka uzagenda udukuramo, kuko nukuvuga ngo ukora ku karongo udashaka ukagenda ukora hano hari akamenyetso ko kuyisiba. Nibirangira rero uzakora iki? Ya foto uzahita uyisiba, hasigaremo ya shusho yacu hano. Nyamara gusigaramo ya shusho yacu rero uzaza ukore n'aha ngaha kugira ngo ishusho yawe itaza guhinduka cyangwa se ukajya ukora ku mirongo ikikubaganya ikava muri mesure. Tuzahita dukora iki rero? Uzahita ngenge kuyikora mu buryo bworoshye nyine kugira ngo bidatinda, nta bintu by'ibikabyo byinshi ndi bushyiremo. Ni ukuvuga ngo uzahita uza hehe? Uzaza uze hano ushyiremo background. Ngiye gushyiraho background nshaka kwifashisha. Bivuze yuko umenyera ibintu bya graphic design n'ubundi wagenda ukora utu design dutandukanye bikabasha kuba byagaragara neza. Ndajya rero kuri relative hahandi relative size ya foto n'ubundi nyishyiremo.
ubundi nemeze. Maze kwemeza ndongera mbigenze nte, ndaza hano njye ku kamenyetso ko guteranya, njye muri from gallery, ubundi ngende nshake ifoto nza kuba naterekamo. Tuvuge ko nshaka guterekamo ino foto. Ndemeza rero. Nimara kwemeza iyi foto yanjye, ndaza kuba nagenda nyajustinga, ariko maze kuyishyiramo nshobora gukuraho ririya bara ntashaka. Njya hano kuri eraza, ninjya kuri eraza urabona wa mweru wahise uvaho, ariko ushobora no gushyira hano mwaka kantu ugahitamo ibara ushaka, ariko urabona ko umweru wahise uvaho direct. Ndaza rero shyire ifoto yanjye hano. Wenda urugero reka nyishyire nk'aha, kanyishyira aha wenda. Noneho rero nshobora gushyiraho utuntu dutandukanye, nkagenda nyine nyihindura uko nshaka. Ubu rero ubwo turangije gushyiramo ifoto, tugiye gushyiraho text. Uzaza hano ku kamenyetso ko guteranya, n'ubundi ujye kuri text, so wandike hano, ushyiraho text hano, wandikeho text. Wenda n'urugero nandikeho Mabirisi. Mara kwandika Mabirisi nemeze. Kugira ngo bikwireho neza. Wenda reka nongereho text nanone, wenda reka nandikeho wenda ko nkora vloga. Ngira ngo bigeze aha ngaha urabona ko iyi bana rwose yacu imeze neza. Nabashe kuba nakora ibintu byihuta, kuko iyo tujya mu gushyiramo utundi tubara twiza n'ibindi bitandukanye byari gutinda. Nashaka rero kubereka ibyihuta, ubwo bitewe namwe n'ubumenyi mufite muzagenda mugerageza ibyaborohera. Noneho ubwo namaze rero guterekamo twa tuntu nshaka, hano ndahita nkuramo ya mirongo, kuko n'ubundi ntabwo tukiyikeneye cyane. Nibirangira rero icyo turakora ni iki, turahita tuza hano. Ushobora gukora save as project, kozongera iyo project ukayisubiramo. Ushobora no gukora hano save as image, ubu ngo tugiye kuyishyira kuri telefone yacu. Hano ushobora guhitamo format JPEG cyangwa se PNG bitewe n'icyo ushaka. Uhitamo rero ugahita uzana hano, uhita uza hano handitse quality, ugahita ujya muri ultra high, noneho ugahita ukora hano hejuru handitse save to gallery. Reka tujye kuri YouTube rero turebe. Jya kuri YouTube, numara kujya kuri YouTube ugende, reka tugende turebe koko ko ino foto yakwiramo. Uzaza hano kwa kantu kagakaramu, numara kujyaho, iyo ugiye kweditinga iyi bana ujya he, ujya hano hejuru. Tureta tuza hano ngo choose from your photos, duhitemo ya foto tumaze gusevinga. Iyo umaze kuyishyiramo gutya rero ukora iki, uraza ugafata intoki zawe ugashyiramo hano. Urabona ko na bya bindi nakubwiyaga bari kubikwereka. Aho uzashobora kugaragara muri TV, desktop cyangwa se all devices. Uraza rero ifoto yawe ugakora minimize. Nidukora minimize, urabona ko YouTube bana yanjye hise ikwiramo hahandi. Reka nkore save urebe.
ninkora save ndategereza ko ifoto yanjye iba saved. Ubu rero nk'uko mubireba ya YouTube banner amaze gukora, urabona ko ihise ikwiramo hose kuko nakurikije size zijyanye na YouTube banner. We rero wajya kubyibaza ngo kuki nyikora nabishyiramo ikabikata ntibigaragare neza, wowe jya ukurikiza zino mezire bizabasha kuba byacamo. Mwakoze cyane no gukurikira ino video. Niba ino video yagushimisha ukaba ugeze hano bwa mbere, kora subscribe, notification, like, share na comment kugira ngo tuzajye tubana mu mavideo nkunda kugutegurira.